Mwongeye kwirirwa nanone uyu munsi turi mu kagari ka Rukoko mu mudugudu w'Isangano, ni hafi neza y'ibitaro bya Ndengera Clinic. Uyu muhanda duhagazemo ngukira ahantu hitwa kuri Ndengera Clinic. Kuva hano kugera kuri Ndengera ni ugukoresha iminota 2 mu gihe uri kugenda n'amaguru. Tuzanye no kubereka iki gipangu kiri inyuma yacu, gifite inzu ifite ibyumba 4 na salo, dushe na toilette 3. Igipangu kimeze neza cyane. Karibu kugira tubabwire ibindi. Iyi nzu ifite ibyumba 4 na salo, dushe na toilette ndetse na salle à manger irimo. Hari parikingi y'imodoka 2 cyangwa se 3. Inyuma y'iyi nzu hari igikari kirimo igikoni ndetse n'inzu y'umukozi. Hano hose turi mu buso 250. Iki kibanza kiri muri zone y'imyubakire. Ushobora gushyiramo inzu isanzwe muri zone nk'izi, zone ya kabiri. Ushobora gushyiramo inzu isanzwe cyangwa ugatuza imiryango urenze umwe. Aha hantu rero turahagurisha amafaranga miliyoni 30 z'amanyarwanda, ukaza ugatwara aha hantu. Harimo inzu ikomeye, inzu ikiri nshyashya, kandi inzu ushobora gukoraho utuntu duke cyane tw'amasuku, n'ubundi ugahita uyisubiza ku giciro ukaguha miliyoni 40. Reka tubereke mu gikari. Iyi nzira turimo ni inzira yo mu gikari. Urabona ko hari ahantu ho kubika imyanda, hari n'igikoni ushobora kugira kirimo ibyumba 2, ushobora gushyiramo inzu y'umukozi. Iyi toilette yo hanze. Tegereza ibati ryayo ni muri ya mabati akomeye, nta kibazo cyayo. Ni inzu ikeneye amasuku gusa. Ibyumba bigera muri 4, harimo na stoke. Ni ibyumba byinshi cyane. Amakaro ushobora kuza ugakora amasuku gusa. Parafo yayo murayibona uko bimeze, parafo ni rangete.